buriya ari cyo bita ngo commandant en chef ari cyo bita commandant in chief buriya titre ya Tshisekedi ngo ni Kroshari en chef inzererezi nkuru cyangwa ingegera nkuru kakajwe n'abajya akunda kuzana iyo terime ingegera nkuru none se ufasha abasirikare bawe bise ingegera ubwo rero nawe witwa ingegera nkuru ni ingegera yoboye izindi ingegera nkuru ndirangize ni habyara bashyizeho ku buyobozi bwe ku ngoma ye hagiye intera hamwe zica abatutsi bazirebera undi muntu wa kabiri wabikoze uri mu marembera ni CNDD-FDD ishyiriraho imbonera kure niyo mpamvu mvuze ngo CNDD-FDD must go mushaka abasirikare inzego z'igihugu arizo zikora uwa gatatu Tshisekedi ashyizeho Wazalendo ikirwi iri gutemagura abapatriote Jean Claude Mubenga ari muri Amerika arimo avuga ngo ngwengo icyo nkundira Wazalendo ngo abasore ngo mujoininga Wazalendo ubwo ni mobilisateur ngo kubera ko ngo Wazalendo ifasha umuntu ngo ari umututsi ngo ikamukekamo yuko akorana na Kagame ngo batamuguwa ngo bahita bakata aho ngaho ngo siri place Jean Claude Mubenga ejo ugasanga ahagaranye na president what ngo abazungu banezezwa nuko amabuye basa n'abayayorera ubuntu baprofitira mu ntambara iyo bari kurwana nibwo bayayorera ubuntu none hayagejeje mu Barabu bari mu Barabu iyo bari kurwana nibwo bayayorera ubuntu ubu ngubu Tshisekedi yavuye mu Barabu ubu ngubu niho diriri ariko nabonye yona ndayishimiye nabwerega akabwira ndayishimiye na Tshisekedi na timu zabo ntabwo mvuze bo bonyine nta geopolitique bazi iki kintu njya nkivuga ariko nkakivuga mbanje kucyabaguza nimba ntaho ndeba igihe cyose ngewe Makenga avuze ko ajya Kinshasa simba mu ntamwizera ni imvugo ya politique kwa ni imvugo ya politique ariko none se bwa mbere ntabwo u Rwanda rwageze Kinshasa ni rwari kumwe na ba Makenga bariya nese ntibari bari mu gisirikare Kinshasa none se ubwo Laurent Desire Kabila yirukankanaga abanyarwanda ngo nabajura ngo nabacancuro abanyamurenge ntibashatse gusigara y'u Rwanda akavuga ati dusubiraneyo bati twebwe turi iwacu none se uwirukanye abanyarwanda ntiyahindukiye akongera akirukana n'abanyamurenge erega muri Kongo hari amateka maremare ariko balkanisation nimba ariyo yatuma umunyamurenge ashobora kubaho umwaka ugashira nta munyamurenge wishwe na Wazalendo na Katanyama na FDR by'umwihariko FDR nimba kugira ngo abanyamurenge bamara umwaka nta munyamurenge wishwe na FDR nimba bisaba yuko havuka igihugu gishya hazatangwa ibitambo byose bishoboka ariko kivuke that is how it works kandi bi legitimate kuko iyo ubuyobozi bw'igihugu central bwirengagije no présence continue bikamera nk'aho ibibazo byanyu mwirwariza nk'imbata igihe kirekire igihe runaka narakubajije ahantu abanyamurenge bahungiye wari wahabona Tshisekedi biza kivuga ngo abanyafrika nitwe tugomba gukemura ibibazo byacu kuko abapfa ni twebwe ntagara abazungu kabiri umuzungu yadufasha kwihuza ariko ibyo kugerekaho menace muzabwire Marco Rubio na Trump ngo aho muba mwarengereye ubwo nari Européenne njya mbona ivuga ngo bafungure bakanaka nabandi ese iyi ntambara yo muri Kongo si business ubona izashyirwaho nande bakavuga ati this is the end intambara ya Kongo abanyafrika bazagenda uko bapfa bazagenda biga ubwenge byatwara imyaka 100 bapfa bazagenda biga ubwenge kugira aho bazicara bakibwiza ukuri bakavuga bati ubundi ninde wayobora ninde ubishoboye genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Yes, reka nizere ko umeze neza cyane aho uri hose udukurikira umunsi ku munsi n'urugendo online TV ndetse no kuri Inside Rwanda TV. Aho hombi turahari nimba ari ubwa mbere winjire mu muryango urakanda subscribe ukore no kuri akazogera
kugira ngo ujye uba uwa mbere mu kubona amakuru meza tuba twabateguriye cyangwa se tubategurira umunsi ku munsi. Turagarutse nanone, nitwa Gasamu Gakire, ndi kuri mikoro ya mbere. Kuri mikoro ya kabiri nakiriye umugabo Apotre Mutabazi Kabarira Maurice. Ariko iyo introduction bihagije kuri wowe? Niyo itajyaho ntacyo bintwaye. Ni umuvugabutumwa, ni umubyeyi, ni umwanditsi w'ibitabo, ni umuhanuzi, ni umujyanama, ugiye kwakira umuntu muri kaci, ni umucuruzi, umuntu bagiye kumwakira bamuvuga muri iyo style kuri muri kaci. So ni Apotre Mutabazi Kabarira Maurice, ijuru ryemera ko mfite professorship, ubwo niyo mu mwuka ntago ariyo professor ku ishuri rya theology ryo mu isi. Tuvuze ko hari ishuri rya theology ryo mu mwuka, ijuru ryo ryemeranya nanjye yuko mfite professor, ariko nanone abo nigisha ntibajya bihakana. Nyuma y'amasengesho y'iminsi 100 tugeze ku munsi wa gatatu, turi mu buvumo bwa Duramu. Urumva ko ibyo bintu byose utari professor ntabwo byakunda. Uri gusenga amasengesho? Turi gusengera mu ijambo rivuga ngo imisozi 7 igose Yerusalemu. Muri iyo misozi 7 ntago mvuga ku musozi wa Zayoni. Uwo musozi muzajye kubaza Gitwaza, ntago njye nivanga mu kazi kabandi. Jari ntirimo. Imisozi 7 igose Yerusalemu, urumva jari yazamo. Ubwo nari nkuzanye buriya Yerusalemu mu buryo buri technical cyangwa se mu buryo bwa theology ari ukuntu Zayoni na Yerusalemu tubihuza. Mani magambo ngiye ndi kuvuga ku misozi igose Zayoni. None umwe muzajye kubaza Gitwaza abwire kuri Zayoni cyangwa asanzwe nayibabwiraho. Isiyoni. Muri iyo misozi nzabwira umusozi wa Moria, uwo ni umusozi twita umusozi wa Abraham, the mountain of faith. Umusozi wa kabiri ni umusozi bita Sinai, umusozi wa Mose, the mountain of wisdom. Umusozi wa gatatu ni umusozi wa Gibeon, umusozi wa Yosua, ariko bamwe bazi ko ari umusozi wa Salomo. Ubwo ni wa Salomo na Yosua. Salomo kuri dimension y'ubwenge, Yosua kuri dimension y'imbaraga. Ubwo Yosua yavugaga ngo zuba hagarara ku musozi wa Gibeon, ngo nawe wakwezi hagarara mu bikombe bya Yalon. Ngwera ko kanya Imana ihagarika rotation y'isi mu gihe cy'amasaha 12. Cyo nicyo kiretso turimo ni tuba turi buri musozi tuvuga iminsi 14. Buri twatangiye mu minsi 14 y'umusozi Moria. Tuzakomereza uwo musozi wa Yosua ni umusozi twita mountain of leadership, ari wo musozi Afrika yapfiriyeho. Afrika yarapfuye. Afrika ifite abanyapolitike, ntago igira abayobozi, leaders. Leadership bayumva mu matangazo, ariko twe nitugera kuri iminsi 14 twinjire neza mu kintu bita leadership, ubundi tuvuge ubwira ubwo bwami. Abantu benshi buriya mu Rwanda ni njye nyine wigisha ubwami, abandi bigisha icyo bita salvation. Paulo ngo yabwirishaga ubutumwa bw'agakiza n'ubwo bwami. Everybody is teaching the salvation message. I teach the kingdom message. Two different messages. Umusozi wa kane tuzavuga umusozi wa Karmel, umusozi wa Eliya, the mountain of healing. Indwara uzaba ufite nidakirira aho ngaho uzayipfane n'ubundi ujye mu ijuru, n'ubundi ntago uzaba yiteka ryose. The mountain of healing. Umusozi wa gatanu tuzavugaho witwa umusozi wa Tabora. Abarokora uyu musozi ntibajye bawuvuga. Kandi bari ku nyanja itukura, inyuma hari Farao, imbere hari inyanja, uruhande rumwe ruriho umusozi, imisozi 2 miremire ibe muri Yerusalemu, muri Israel, ni Tabora na Hermon. Ngo iruhande rw'iburyo bari bafite Tabora, utakurira ngo uyiheze. Ngo uruhande rw'ibumoso bari bafiteyo Hermon, nayo utakura, kugira ngo wumve uburyo ari ndende. Mu Rwanda iyo dufite izuba kuri Karisimbi bari y'urubura, no muri Israel iyo bafite izuba kuri hejuru y'umusozi wa Hermon haba hariyo urubura. Niyo mpamvu Zaburi 133 ko narinje ngo mbaze ibintu byo muri Kongo buriya reka mbisoze muri buryo. Niyo mpamvu handitse muri Zaburi 133 n'abantu bakorega umuntu ufashwa n'ibi ngibi cyangwa kakaguma kubwira, haranditse ngo dorere ngo ni byiza n'ibyikundiro ngo kavandimwe baturana bahuje mu mitima yabo, ngo bimeze nk'amavuta y'iciro tuswe mu twarabona gatemba mu bwanwa no ku misozo y'imyenda ye, ngo kandi bimeze nk'ikime cyo kuri Hermon, ngo gitembera ku misozi ya Sion.
kumva indimi zimanuka nkazifatira hano gutya ngo kuko Uwiteka ari wategekeye umugisha ngo kandi umugisha w'ubugingo buhoraho. Abantu musenyera muri Zayoni munyihanganire, ntabwo Imana yategekeye umugisha kuri Zayoni, yawutegekeye kuri Hermon. Because Zion is the receiver mountain but Hermon is the giver mountain. ako kana Umusozi wa Hermon rero ni umusozi wa Petero, niwo musozi Yesu yazamutse ubwo yahindurwaga ishusho, the mountain of transfiguration. Rero nawise the mountain of the church cyangwa se the mountain of transfiguration. Mwita umusozi wa Petero kubera ko yawushimuse. Haleluya. None se Yesu afite umusozi witwa Elayono, niwo wa karindwi ubwo ndanawuvuze. Umusozi wa karindwi ni umusozi wa Elayono, ariwo musozi wa Yesu, niwe yavugiyeho ngo hahirwa abakene mu mitima, hahirwa abanyembabazi, ni nawe yazamukiyeho agiye mu ijuru. Ngo yuriye umusozi baramureba gutya, yabazamuye umusozi the mountain of Olives, ariwo umusozi wa Elayono. Ngo niwo yigishirizaga inyigisho ze zikomeye zose z'ubwami. Arangije kandi nawise the mountain of the kingdom, the mountain of the kingdom, the mountain of dominion. Nk'urugero ibintu natangiye kuvuga, hari umuntu ubaye mu rusenge imyaka 30 utarigeze yumva na kimwe n'interuro imwe mu byo navuze kuva natangira. Nyine ubutumwa mvuga nubwo ubwami, ubwo bakwigishije nubwo agakiza. Niyo mpamvu mu bukenana, niyo mpamvu insengero bazifunze kubera yuko nta n'amazi zitanga. Zikoze musaza yavuze nta mazi zitanga, ubwami bwo butanga amazi. Ndaguha urugero. Idini yakubwira ngo impumyi mwese nimuze murahumuka mukaza muhumye mugataha muhumye. Kuko bari kuvuga the message of salvation. Elon Musk agahita akora Neuralink, agahita akora gadget ushyiramo hano uri impumyi, igahita ikonekta n'ubwonko ugahita ureba. Kubera iki? Elon Musk ahagaze ku musozi wa Gibeon muri dimension ya Salomo y'ubwenge. Noneho mwebwe muri gushaka gukiza impumyi mukoresha dimension ya Gibeon ya Yosuwa. Ibitangaza ntago byemera. Ibitangaza umva nkubwire. Yesu yaravuze ngo wa muyaga we tuza. Aba scientifique bajya Miami Beach bakora tsunami yakoreye Miami Beach bazakobeye. Umutingito uherutse kuba muri Turukiya ni umutingito mukorano, kuko umutingito wa mbere wakozwe wikoze mu buryo buri random cyangwa se mu buryo buri by default. Ikinyugunyugu cyagiye ahantu bitewe n'ahantu kiri n'amababa frequency kiri kuyakubitiraho, bita bihura na plaque tectonique. Abantu bazo geography k'umutingito, plaque tectonique zinyuranamo bundi munsi y'isi, ari isi yicaye ku bintu bimeze gutya bihora binyuranamo. None iyo habaye umutingito biba byakomanganye. None uri icyo kinyugunyugu cyakubise amababa kuri frequency iprovoka ko plaque tectonique itiyoba ihondana n'indi. Uyu munsi hari aba scientifique, uyu munsi naza ibishatse ya provoka umutingito kuri jari ibishatse. Gate ntabwo tubarasa, tugiye gukora ku buryo turema frequency kuri jari, iyo frequency ikaza guprovoka plaque tectonique zica munsi ya jari zigahita zikomangana, amataje agahita ahirima. Ubwo no ubwami bujya Miami Beach bugakora tsunami. Noneho abafite the message of salvation bango Mana turasenze umutingito nuze, Mana turasengenze nkuko Yesu apfa ku musaraba ibitare byamenetse bimeneke, fire ko bitameneka, fire ko bitameneka. Jya Miami Beach wangegera wanjishewe. Nuko nimyo ngibyo rero ayo masession niyo turimo abantu baze dusenga kandi biga inyigisho z'ubwami. Seraho reka mfashe mu bakubona. Nimero ni 078830 8233 kahita ngo linki ugahita winjira mu bwa Duramu, ni WhatsApp group. Nk'uyu munsi nigisha amasaha 2 ko iyo ndi gusenga amasengesho y'iminsi 100 nigisha amasaha 2, iyo navuze igihe gito bari isaha imwe. Kandi hari na channel nzajya mbicishaho audio bakayigira kwa kundi bayigira nyine ikabasha gucishwaho. Nk'urugero uyu munsi nigishije the day 3 na entertainment ivuga ngo how to pray for $1 million provision ku musozi wa kizabonwa. Kumusozi witwa Moria. Ariko mbikubwiye iyo mbivuga bagira n'ibyandi by'abarokore baza bakiyesura. Nje ntabwo ni yesura, I'm a professor mu by'ububwa. Hari condition kugira ngo usengere $1 million. Reka nzivuge bite mbaza ibibazo byo muri Kongo na hehe hose ni Masisi na Ntuza na Beretwari. Condition ya mbere kugira ngo usengere $1 million. Cyangwa se Elon Musk ntabwo yasengera $1 ariko yasengera $5 ko ntagaruzuza nimwe. Bivuze ngo
extraordinary amount of money on your life. Buri wese ragiraye. Mje miliyoni y'idolari nayisengera. Ariko Elon Musk ntiyayisengera. Hari n'umunyarwanda utayisengera. W'ikigali pe. Ukiri n'umujeni, hari abajeni bafite za miliyoni nk'eshanu cyangwa eshatu. Bisobanuye iki? Ni ryari dusengera amafaranga? Kamanze nsobanuye kuri iki kintu, ni ryari dusengera amafaranga? Ni igihe barigeze kumbwira ndi Kanombe nakubiswe yambwiye ati we niyo waba nta n'igicero ufite ngushyizeho amavuta n'umuntu uzasabira amafaranga nzayamuha. Nanjye nzajya yisabira kuko nanjye ndagashaka. Ariko ayo mavuta yo guhesha umuntu amafaranga ndayagira. Nawe uyu munsi nzakureba nkabona nakwishimiye. Teto ngakira amafaranga uzayabona. Ibyo byo ni ibintu bayamaye se tukayagaba. Akazi n'amafaranga biranyumvira. Akazi n'amafaranga biranyumvira. Nimba ari ibintu binyumvira akazi n'amafaranga. Nyohereza. Hari nabo nsabira akazi ndi kwambuka zebra crossing ni rebo secretariat. Ntakira akazi nu depose bazafata dossier yawe. Yara depoje imyaka 8 afite masters. Tujye twemerere ga. Hari ubutwari Imana baraduhaye. Hari umuntu rero ureba ngo kuvuga ibintu bya Kongo. Nese kuvuga ibintu bya Kongo byankuraho amavuta. Reka nihute nagutindira. Dusengera amafaranga ryari. Tuvuge nk'urugero. Tuvuge kuzi gukora. Si ukora amafaranga. Uwagusaba miliyoni 10 kandi akavuga ngo ubuzibonye saa 8. Nibitabi byo mama warapfa ari Faisal Dr. Kwata ariko yashyize kuri konte mbikore cyangwa ntabikora. Wajya kuyakorera. Ayo ngayo barayasengera. Nwango nta mafaranga ukeneye kandi ni menshi ku rwego rwawe kandi akenewe with a deadline. Nayo ukeneye miliyoni y'amadolari ariko ufite imyaka 30 yo kugira ngo ube waya providinga urayakorera. Ariko tuvuge nkeneye miliyoni y'amadolari kugira ngo ngire ikintu shyira mu bikorwa kandi mfite amezi 6 kugira ngo nyikore. Pray for that. Condition ya mbere rero ndabivuga mu cyongereza umuntu abutari kubyumva azaze mu bwa Drama turabisobanura. Pray for a plan with a plan to solve an ultimate problem troubling 1,000 people for 10 years. Shaka ikibazo kiri mu isi gihuriwe n'abantu 1000 bafite icyo bita purchasing power ku buryo mu gihe cy'imyaka 10 buri umwe uzamukura $1,000. Icyo kibazo ugikemure. Njewe ikibazo narakivumbuye ngomba kuzakemura kandi nzagikemuza uyu munwa wanjye. Niyo mpamvu uyu munwa wanjye ni nk'ikirombe cya Rubaye. Nako uyu munwa urusha ikirombe cya Rubaye agaciro. I see. Umunwa wanjye uyu. Nuko nyine abantu batazi kubyaza umusaruro. Kabiri, give a proven record for a 7 years 244 budgeting. Visualize how you will keep 244 after provision. Aka kantu hakubwiraho gatoya. Bihangane ko nakujyaye mu bintu bya Bibiliya ariko ntacyo bitwaye abantu ndabizi bari kwiryoherwa. Kandi sindabitindamo. Ni kuvuga ngo Imana it disappointed n'aba pastor. Uzi impamvu? They always preach about giving. Give zana amafaranga. Wihuma pastor wihuma uri kwihuta cyane. You need. You need iri kubikuvugisha. Imana ntago ijya yizera umuntu udashobora gukora sacrifice for his vision. One, Imana ntiyizera umuntu utagira vision. Niyo wabutanga buri kanya mu rusengero ndatanga no vision muri induba yitwa y'induba ibyo bintu byanyu. Kabiri, you have a vision but you never sacrifice for it. Niyo mpamvu buriya uzatange mu rusengero usenga ujye kanyarira umuntu wamara imyaka 7 amafaranga yose abona kimwe cya kabiri akijyana mu ishoramari. Uwo ni w'Imana yishimira, ni nawe iha umugisha w'amafaranga. Igusize wanzerereze we murokore wirwanga rize vekire nabonye 100 nguze congo asigaye mu kibo sigaranye 0 mana mpandi wanzerereze ayo nagwaye ejo wayakoresheje iki. Nyine natanze 30 mu rusengero mu giterane 70 mbigura congo. None se ukumva ubwo ngubwo mu nzerereze utabarwamo. Niyo mpamvu Salomo yabwiye abantu. Salomo ni watangije demokarasi. Muri uzasome imigani rimwe ngo fata abaturage b'igihugu bose ravuga ngo mwese ngiye kubagira hindura abayobozi. Yaravuze mu cyongereza niho mbizi sinzi impamvu bibiri cyongereza ari inkurura cyane. Aravuga ngo I write these proverbs to make the simple minded wise. And the wise will become wiser and become a leader.
reba gufata abaturage b'igihugu bose ukabagira abarideri. That is democracy, the power of the people by the people for the people. Ni nayo mpamvu za demokarasi zimenana muri Afrika. Nobody, almost everyone is not a leader, is a follower. And those followers want to be presidents. Afrika ikibazo ifite kurenza ibindi bibazo is the leadership crisis. Okay. So rero ibi bintu reka bisone mu magambo muri bite mwumva. Ni kuvuga ngo umuntu uzamara imyaka 7 amafaranga yose abonye kimwe cya kabiri akijyana mu ishoramari, nashaka azaba ari umupagani, azajya gusengera miliyoni y'idolari ntabwo izayimwima igihe cyose iyo miliyoni ize gukemura ikibazo kiri muri society. That million is coming to solve a problem in a society, in the community surrounding you, and you have a plan how you will solve that problem, and you have a proven record of how financially you reinvest 50% of all your incomes, all the coins you make. So icya gatatu rero ni kivuga ngo God is attracted by ideas but only trust actions. Give a proven record of how you started small and grow fast. Imana ntabwo ijya yizera amagambo, yizera ibikorwa. Hasi ndandika ngo your connections and never give up attitude matters to God. God will never trust a man who can't serve sacrifice, because sacrifice is the only proof of faith, or connect than the man who can't give. Abarokore ntago bazi gukora networking. Reka turekere kuri icyo ndabona wasinziriye. So zavuga ngo every time you give, connect to someone calculatively. Uzi impamvu nasinziriye? Nasinziriye ariko nasinziriye kwa ko ndi gukurikira. Kubera ko ndi ubwenge ndi gukurikira, bara ndi gukurikira. Ubwo ndi kubakumbuza mbabwira ngo aya magambo ndi kuvuga ukumva utari no kubyumva neza, ntabwo nayavuga nihutisha gutya, ari amagambo ndi kubafera. Aya magambo nayanditse mu gitabo cyitwa How to Pray for $1 Million. Cyo kiranari gifite page 150, ntabwo ari cyo njya kwandika. Wari wagishyira hanze? Nagurishe kopi imwe yonyine. Gize aricyo biyo bintwaye. No, yivuze ubwenge njiji zira kureba do. Ngiyo uzanye ngo imineke ngo n'amadolari ukazana inkende itivuga ati nariye nongeye nariye. Jya mu bibazo byawe katurimo tubabwira ngo Yesu ni umwami kandi ni muhumure. Yesu ni umwami. Nkuko imisozi gose Yerusalemu ni kuwiteka agose Kigali na Cyangugu na Rubavu na Musanze. Abazimu bahora bavuga ngo bazaturasa ntaho bazadukura. Gutese kandi mutabazi mbi Kigali. Tuzaraswa n'abazimu cyangwa n'abantu. Iyo abantu bafite plan y'abazimu nabo ushatse babita abazimu. Nese umuntu upanga kurasa Rwanda Imana yahaye umugisha urumva atari umuzimu mu bazimu. After agenda y'abazimu. None ya umugisha Imana yahaye u Rwanda gusa ntiwakambuka n'imipaka. Nabo bawuboneho. Iwabo kavuga ko se ko birasa nitwe tubarasa. Abo ngabo bafite ibirasirayo, ibiturikirayo. Nibo birasa sitwe tubarasa. Reka mbisone mu rundi buryo. Bafite ubuyobozi bubi. Désordre interne politique. Ubuyobozi bubi burangwa n'izo ntambara. Ariko ntago bagomba gufata izo ntambara biteje ngo baze exportinge ku butaka bwera bw'u Rwanda. Ariko mutaba dufashe nk'urugero nka Tshisekedi ko bamwe mu bakongomani banamushimira cyane bavuga ati naho Messi urarwana. Buri ububona nta kintu yakoze. Nta kintu yakoze? Mu kurwana kuri Kongo. Yasenye Kongo. Gusa urumva ntacyo yakoze. Tshisekedi yasenye Kongo. Yayirwanyeho. Yayirwanyeho. Ni kuri abayirwanaho. Ubuse ntibaba barageze Kinshasa yatakomeza gutsimbarara kuri turiya duce. Nurwo gutekerereza nyine wowe kuri uremere gutekereza gutyo. Ariko Tshisekedi nawe yawe igihugu yemere gutekereza kuriya. Nese buriya Tshisekedi umurebye ubona geopolitique atemba amatangazo. Oya. Ibyo rero byose ari kazi imbibi z'igihugu cye. Imbibi z'igihugu cyarakize. None agasantimetero kagiye arakazi. Kandi aracyakabara. Reba yuko atazi kumenya ikirusha ikindi biro. Uzi ibimenyetso muri matematike twitaga ngo superieur ou égal. Bira bimenyetso ngo superieur ou égal, égal, inférieur ou égal. Ntago Tshisekedi azi kumenya icyo bita sovereignty. Gihabwa sovereignty ni iki? Reka mbivuge muri buryo. What gives sovereignty legitimacy?
it's the people. By the people, for the people. Of the people, for the people, by the people. Nko kuvuga iki? Nko kuvuga ngo igihe legitimacy Kongo ngo igume idatandukanye. One, imbibi za Kongo ntago zashyizweho n'abanyakongo, zashyizweho na Bismarck mu Budage. Barangije bagiye kuduha independence, basiga bashyizeho n'itegeko rivuga ngo imipaka nimuzigire muyikoraho. Muri Oyiwa icyo kintu bagitsimbararaho. Ariko twibukiranye yuko Nyerere 95 yaravuze ngo impamvu bataje gutabara abatutsi bo mu Rwanda ngo nuko ngo hari sharite yo muri Oyiwa yababuzaga kwivanga muri politike interne z'igihugu. Umubwo nshatse kwereka ko iyo Oyiwa ibyitekereza bimwe ni bifobagane. Ntago bifatitse. Ni gute baba bari kurimbura ubwoko ukagwa mu gihugu cyawe ngo ntago twambuka ngo uzi impamvu ngo twatwivanze muri affaire interne ngo zikindi gihugu. Reka mbabwire, si bajya babeshyera u Rwanda ngo ruri muri Kongo. Umunsi Kongo yajya kuri RTNC ikavuga ngo abatutsi none bikavugwa na president, mbese atari ibintu bivuga ngo turakeka ko bafite umugambi. Abatutsi bo muri Nord Kivu na Sud Kivu n'ukwezi kumwe bose agomba kuba barangije gupfa, ikabivuga. Umuzungu agaceceka n'urugero ndi gukora assumption, umuzungu agaceceka mbese abandi bagaceceka. Inkotanyi zitambutse ngo ziye gukubita umuntu, ubwo wenda zazagaruka amatora ngo nzazitora. Ntago nabikwemerera ngo kubera ngo sovereignty. Oya, sovereignty tuyemera tukagengwa n'imbago zayo kubera ko abaturage bariho. None ubu abantu b'iminembwe bariho, aho M23 viriye Uvira igasubira inyuma, hapfuye bangahe? Igihari hapfuye bangahe? Abantu bangura umvanga ibyo na ubundi hari ibintu muri politika hazamo ibintu biba opinions, ariko when someone dies is a fact, it's not an opinion. Muri Kongo ntago ari umuturage ku isonga, ariko ni umuyobozi ku isonga. Ni umuyobozi ku isonga. Na wazarenda ku isonga. Umuyobozi ku isonga, umuturage namabuye kuribwa ku isonga. Abayobozi ngo Rubaya ngo yarafashwe, ubundi Rubaya itarafatwa abaturiye Rubaya bigeze bagira umuhanda, bigeze bagira ibitaro. Rubaya yarafashwe se ubundi Rubaya yari bamariye iki? Nukuvuga iki? Nuvuga ngo igihe cyose ubuyobozi buriho, kandi rega ibi byanditswe no muri droit international, kandi abantu bajya baza hano bagakuvuga ibiganiro cyane cyane abarwanya ubuyobozi buriho mu Rwanda nkabareba bakashaka muri ninjije ntacyo ko nanjye mba mbabonye muvuga ngo mushaka kuzanyobora, ntabwo nayorwa ninjije nkamo. Zumva geopolitique matangazo, zumva even igihugu matangazo. Reka ngusobanurire. Nukuvuga ngo muri charite za muri droit international iyo uzisomye neza, ntabwo bigombera kuziga nka evode, usomamo ko n'iryari abaturage bashobora kurekarama kwigenga. Kuki Somaliland yasabye kwigenga? Kuki se itangiye kubemera nk'igihugu? Kuki South Sudan yabaye igihugu? Munaraza gusaba ngo ntago twakemera balkanization. No, balkanization ubundi uzi cyari cyo, uziyemerwa ryari? Iyo sindakoreka mu gusobanura gutya. U Rwanda ruramutse rufashe abaturage ba Musanze, wenda mfashe urugero, Musanze yose bakayizolatinga, ubuyobozi bwabo bukizolatinga Musanze, ntibwohereze y'amazi, ntibwohereze y'amashuri, ntibwohereze y'ubuvuzi, kandi ubwo birahari. Umva ugasanga utundi turere dufite bije ya miliyari 200, Musanze bije ntayo tunabaha, cyangwa se miliyoni 3. Urabumva miliyoni 3 nta nicyo zakora. None ugasanga leta iri kugira uruhare mu mwiyicwa ry'abaturage ba Musanze. Hari urwego ubigeraho. Umva ukuntu bavuga ngo ndumva u Rwanda muri yabaruwa rwanditse nakubye kari y'amateka iriya yanditswe na Matilda ya Mukantabana byari birimo. Donc no présence continue du gouvernement mu karere runaka. Donc kuba bimeze nk'ako kare kavuga ngo leta twarayibuze, cyangwa se guverinoma, cyangwa se ubuyobozi buriho twarabubuze, ntitujya tububona. Dufate ijwi nibwo uri bubyumve.
ijwi rya si iryacu no ijwi ni muri Hariya hacu- teritwari zatwawe oya hariya hacu Iwawa. hariya hacu Iwawa niho nashakaga Iwawa si aho u Rwanda u Rwanda rudashyize umuyobozi Iwawa nta mudugudu uri Iwawa nta coordination ntibatora mbese Iwawa bikamera nkaho u Rwanda ruyabandonye ikamera nkaho yigenga cyangwa se bimenya Iwawa yemerewe kuba yahaguruka ikadekarara yuko ibaye igihugu kigenga cyangwa se Ireland ariko yigenga ariko nabyo bisaba igihe runaka noneho rero iyo bafite n'imbaraga zo kubirwana ngende kuvuga muri cadre y'amategeko mu mategeko nyine hari imyaka bisaba ariko nanone Kugira ngo Iwawa barika- ivuze ngo irigenga RDF igasimbukiraho nawe urabyumva byakomera ngende kuvuga nitubijyana muri Kongo ufasha abanyamurenge bamaze imyaka 30 mu buhungiro s'il vous plaît bareje kumara imyaka 30 mu buhungiro na bene wabo basigaye iyo ngiyo bashyizeho twirwaneho kugira ngo batazajya bicwa umusubirizo ntago bakoze twirwaneho kugira ngo bakunde batwike mukanya mukazana abarundi yatwirwaneho yabarindaga ngo badapfa ahubwo bagatangira kwica abamakanika n'ibindi buriya ibintu byo muri Kongo ubigiyemo noneho andetaye amarira yamanuka iyo bakubwiye ngo ninde wicaga undi njye nababwiye ngo ibi biganiro baganiriye ubundi bazatashye bakabireka sindumva bicaye ngo baganire ngo ninde wishe abanyamurenge kuva muri 81 ubwo Mobutu yakuragaho citizenship ku banyamurenge ese buriya ugira ngo makenga ajya kuboneka mu nkotanyi ziza kubohora u Rwanda yazivutsemo impunzi no babambuye ubwene gihugu barangije bavuga ati rero ubwo twe tutagira imbaraga zo kurwana reka tugende twifatanye n'abandi bamaze kubaka igihagararo cyo kujya kurwana uburenganzira bwabo nitumara kubafasha nabo bazadufasha nkuko na Museveni inkotanyi zamufashije agakuraho Obote kuko nazo zitaruzuza igihagararo bavuga ngo mu Rwanda ngo ni nk'ikirahure cyuzuye amazi Habyarimana agatinyuka nabonye n'umudamu we yaje gukora content yaje kwitereka nuko njye najya mvuga ku bantu ngari kuzana ngo untold stories ngo yororaga ingurube sinzi ibintu numvisho bike ariko numva birifane anyway tube tubiretse nta nubwo nawe twe dusubirikanya na ba Putin ntago twasubirikanya n'abakecuru bashaje uri kumuzana imihanda reka mbedetse ariko wamuzanye yamwemukiye ntabyaze garuka icyambere umuhungu w'amazi imisi yaraje none se ubwo na wara simbizi reka mbiretse ariko nukuvuga ngo Habyarimana yigeze agenda abwira Museveni ngo ariko aba bahungu ariko ubwo ari kwambika General Majoro General Gisa Fred Bwigema afite General Majoro ari kuyambika Gisa na Museveni afite General Majoro Museveni anamukorera ntuza communication atigeze yumva ko Habyarimana we yari umusirikare we ko numvisha umugore we ntabwo yarangije ikiganiro cyose atamwitse president atanamwise papa w'abana atanamwise umugabo we ntabwo yamwise my husband yamwitaga General gusa yarangije ikiganiro cyose amwita General ngo nyine ngo kandi ukabona biri kuza naturally nyine ngo General ngo yari afite ngizo ngo nyine ngo General ngo yarangije amwita General ku kantu karankomye karantunguye uburyo nyine yarangije ikiganiro cyose amwita General kandi ukabona n'ahantu bimutunguye ngo nyine none se amafaranga mayakuragaye ngo nyine ngo General ngo yigeze gufata credit ngo akiri ministry nyine byarantangaje anyway kangaruka Museveni yamuhaye communication iyaza kuba General yagombaga kumva umwanzi wagutera vuba iwanjye oya yaramubwiye ngo ubu tubaye aba General Major batatu muri East Africa ubu nitwe batatu twenyine uyu muntu wamuhejeje ishyanga noneho aranamubwira ngo vayo bari wowe yimwambika buriya Rwigema yambitswe na Habyara nimba ntabyibutse nabi ariko yari yaje mu birori noneho kwa kundi iyo waje mu birori bashaka kubwira ngo bari wowe utanga igihembo cyangwa se yaramubwiye ngo vayo yimwambika nawe arabebeta araza arayimwambika sha iyo aza kumenya geopolitique na politique rwa ngo your excellence aho kumwambika Major General ahubwo we yimwambike ahubwo niturangiza utegurira ibiganiro biduhuza by'uburyo bataha by'uburyo baza tukabaha ubuyobozi tukabashyira mu gisirikare kuko nabahungu b'igihugu uzi kuntu yamubwiye ngwerega ngo abangaba ariko aramwambika aranje kumwambika ngwerega abangaba uzabashakira ubutaka mu Bende ngo Uganda nini ngo bahinge ngo bature ngo kiki ntasoni nukuvuga ngo
abantu ntemera nta iyo bafite amazina maremare sinyavuga ngo nyarangize. Nebukadinezari mwita Nebu. None se mvuge Nebukadinezari arampemba kurya iryo zina ndivuga nkarirangiza. Nebu. Habyarimana ryose nerire ngomba kuvuga mwita Habyara. None Habyara arabizi neza ko General Gisa Rwigema yarwanye muri Mozambique. Arabizi nubango uri kwambika umuntu ranka ukurusha gucana umuriro ku kiwanja. Nubwo ufite ba Kastari uretse brevet militaire ariko umubajije ngo amateka y'urugamba mwarwanye Kastari ntabwo amugeranya na Major General Fred Gisa Rwigema. Kandi ntabwo yajyaga kurwana wenyine, yajyanaga n'itsinda rinini. Wenda ayo mateka sinyazi cyane, wenda nimba ari babayingana cyangwa se bandi, ariko bari bahari bo bajyanaga. Mu byukuri twigarukiye ku byo bambajije. Bivuze ngo ntago ushobora gufata abantu ngo babuze uburenganzira ku gihugu. Ese mujye mumenya yuko buri inkotanyi zitari abanyarwanda ukurikije itegeko nshinga rya 63 bari iki nabo bantu barwanya iterambere ry'abanyarwanda n'ubumwe bw'abanyarwanda bano ngo babere kurwanga barimo opposition nagaruko opposing ubumwe bw'abanyarwanda waje mu bintu bya economy kazana opposition z'ibitekerezo zabo uruposing ubumwe n'ubwa twese tuhuriraho. Ntago position nayo kuvuga ngo ndakingo kikibaza ngo kisekedi ngiturase ivuga ko nta demokrasi muri Amerika opposition n'aba demokrate ibitekerezo byabo bitandukanye n'iby'aba republican, ariko ntago bajya bavuga ngo dushiye Putin azarasa Amerika. Wari wabumva bavuga ngo dushiye Putin azarasa Amerika. Iyo rero ushyigikiye kisekedi ngarasa u Rwanda ubaye umwanzi w'igihugu haduyi nkubonye ferabeto ibyo utemeranya na rusororo byose ntugomba gushyigikira umuntu urasa u Rwanda. Ajame position zanyu zikoze gutyo mwazikuye kuba hari ibyo ubona bitagenda cyangwa se vayo urwirasire. Inkotanyi zaraje zirarwirasira ntago zashyigikiye umuntu uza kururasa, zaraje abanyamurenge Makenga ntago yashyigikiye Tanzania cyangwa ashyigikira Uganda zirase Kongo. Yarahagurutse ubwo aravuga ngo nje gushaka uburenganzira bwanjye. Kabiri nimwemera ibiganiro turaganira, ni mu byanga ni Kinshasa. Ibyo bikorwa n'umwene gihugu. Nose ubu inkotanyi zazinaniwe kuzana Museveni akazana n'ibifaru bye nka Museveni na Sari Musare kukiza batabikoze. Utahi wabataye ariko ntago aza gusenya waba akoresheje abandi bantu ngo abantu nibazi ibintu byabo barabivanga ntibamenye n'igi babivangiye. None yajya kopoza ndi umunyarwanda ntago iyo bayopoza. Ni nkuko Amerika iri muri Rwanda na Osama bin Laden iri kurwana terrorism ntago ibyo babyopoza mwese ibyo mubihuriraho. Mukaza kopoza mugeze kuri gender LGBT bwati mukaza kopoza mugeze ku bintu byo equity what DI hiring and everything. Mukaza kopoza mugeze kuri politique internationale America first and everything. Nuko position ikora nukuvuga ngo ibyo nakubwira ukamwe mu bisobanure 59 birukanye papa wa Paul Kagame Rutagambwa n'abagenzi b'umuzizi nari ritari bimenyekana nabo bari kumwe barabatwikira amazu barirukankana barahunga. 62 independence iraboneka. Independence imaze kuboneka 63 hakorwa constitution ya mbere y'u Rwanda nka republika. Guess what? Muri constitution banditsemo ngo umuntu utarori mu Rwanda 62 nta butaka afite mu Rwanda si n'umunyarwanda. Ubwo se bari bavuze ngo Kirutagambwa si umunyarwanda na Kagame yabyaye si umunyarwanda. Niyo mpamvu yanagira gari akavuga ngo mubashakire ubutaka imubende. Nanisikia Rwanda nubwo u Rwanda bari bamaze kurubambura. U Rwanda ni ikirahure cyuzuye. Ngo ni ikirahure cyuzuye. N'uyu musi nitukikureka ngo abongereza babazane ugeze ubona huzura. Oya n'ikindi n'impunzi zose uruzi bose bagiye baza burese mufuka bafite $100 nk'abari y'abongereza. U Rwanda rwajyamo abantu miliyoni 100 as long as ubukungu bubasha kudutunga. Ikibazo cyaba ari ubukungu ntabwo cyaba ari ubutaka. Ariko we yavuze ngo haruzuye tukiri miliyoni 7 turi 14 ngo rwaruzuye. Ase ubwo rwaruzuye ko atabuzaga abantu kubyara se
oya ibintu byo kubwira abantu ngo babyare bake ntabwo bari bakabigize bigirizanywe n'inkotanyi nuvuga ngo hari haruzuriye barutagambwa na Paul Kagame ntabwo hari haruzuriye we na Leonze Kamarade na ariko Leonze Kamarade ntabwo tugarutse rero birabambwira ngo balkanisation iyo wabandonnye agace bemerewe kwigenga kabiri ushobora kutabandona agace ukabandona abantu ubwoko runaka abarebare abagufi abafite ubumuga bw'uruhu ukabizora ukamera nkaho ibyiza by'igihugu bitari wagereho ngambi izo mpamvu zikwereka ko AFC M23 ikwiriye balkanisation icyo mvuga Kongo ikwiriye ubuyobozi bwiza nimba badashaka balkanisation ariko bakomeje mu njyana no mu muyoboro barimo nta kindi gisubizo ni balkanisation yake muri iki kandi legitimate yake muri uretse umuzungu uzashaka amabuye ya Kongo akabajya inyuma ariko abajya inyuma mu bintu bitari ukuri wibuke ko no mu bice AFC M23 itarafata abaturage baba bari karamako bavuga ati muze mudutabara yes Kinshasa yananiwe kuyobora Kongo as simple as that vano kuri ibyo nese Kinshasa yoboriye ugiyeyo wabona hayoboretse hayobowe ari umujyi nk'umujyi w'igihugu gifite ayo mabuye iyi M23 yashobora kuyobora Kinshasa byaterwa na objectif ifite ninde muntu urimo wahayo mahirwe baramutse bafashe ubutegetsi byaterwa na objectif ifite byaterwa na objectif ifite iki kintu njya nkivuga ariko nkakivuga mbanje kukebaguza nimba ntaho ndeba igihe cyose ngewe Makenga avuze ko ajya Kinshasa simba mu ntamwizera ni imvugo ya politike kwa ni imvugo ya politike ariko none se bwa mbere ntago u Rwanda rwageze Kinshasa ni rwari kumwe na ba Makenga bariya nese ntibari bari mu gisirikare Kinshasa none se ubwo Laurent Desire Kabila yirukankanaga abanyarwanda ngo nabajura ngo nabacancuro abanyamurenge ntibashatse gusigara y'u Rwanda kavuga ati dusubiraneyo bati twebwe turi iwacu none se uwirukanye abanyarwanda ntiyahindukiye akongera akirukana n'abanyamurenge erega muri Kongo hari amateka maremare ariko balkanisation nimba ariyo yatuma umunyamurenge ashobora kubaho umwaka ugashira nta munyamurenge wishwe na Wazare na Katanyama na FDR by'umwihariko FDR nimba kugira ngo abanyamurenge bamara umwaka nta munyamurenge wishwe na FDR nimba bisaba yuko havuka igihugu gishya hazatangwa ibitambo byose bishoboka ariko kivuke that's it that is how it works kandi bi legitimate kuko iyo ubuyobozi bw'igihugu central bwirengagije no présence continue bikamera nk'aho ibibazo byanyu mwirwariza nk'imbata igihe kirekire igihe runaka narakubajije ahantu abanyamurenge bahungiye wari wahabona Kisekedi hari uwo habonye arabazi se byibuza niyanajyayo cyangwa kohereza y'ambasaderi abemera nk'abaturage be basi se yazohereje paruku akaza ikirehe ati ndashaka kureba abaturage bacu twabazaniye ndavuga ko ari abanyarwanda batashye wabo si bari gusohora miliyari 5 ngo ku gisirikare yo birwa barya biba gusa miliyari 5 zikanirwa gukora igisirikare ukajya uri guhebeba ngo RDF yakunize umuturage no kwisonga wowe ukajya uri guhebeba ngo RDF yakunize kandi uri kunigwa n'abaturage bayitwa M23 ese bwo ya RDF ufite abasirikare 300 ufite miliyari 5 za budget uragira guhebeba ngo bakunize none batangiye kukubita bakubita hese bira byo gucungira ku muzungu kubera ko umuzungu yateretsemo karugondi ihene yengo drone bazimaze drone bamaze siza Kongo harugari za M23 nyine ni propaganda nyine icyo ndi kuvuga wakabaye ufite budget ya miliyari 5 ahubwo nakabaye nk'urugero u Rwanda twabyanga ariko tubyanze Uganda ntiyabyanga cyangwa Kenya Kongo ivuze ngo tugiye gufata miliyari y'amadolari mu cyangwa se miliyoni 100 z'amadolari tuzizane paruku azizane narangiza paruku avuga ati avunyishe kwa Nduhungirehe avuga ati munjyane Kirehe munyereka ahantu abanyekongo bahungiye bamaze imyaka 30 mu Rwanda izi miliyoni 100 zibe zifasha babe barya neza mu gihe turi gutegura uburyo bazataha byibuze iyo etape iyo step mbonye iyo step kambwira atariko iyi Kongo
aba banyamurenge nabo irababara kandi bitayeho. tubanze turebe arabemera abahunze basohotse ibitayeho nk'uko yitaye ku bakiri mu gihugu. Ibikorwa nk'ubu Rwanda rwemera ko nubwo rwakoreweho statut y'ubuhunzi ariko urabona ko hari ziriya mpunzi zagiye zifatwa gwate na FDLR. none se uwitwa Amande ni ambasaderi niba kiri ambasaderi muri Mozambique nigeze ajya kubasura aho bari. U Rwanda ruragenda rukagenda rukanavuga ati kumutahi, ariko rwakoreweho statut y'ubuhunzi ni uvuga ngo ushaka gutaha. None se iyo umuntu yaje kureba akanakubwira ati ngwino utahe, nimba wahungaga n'ibyaha uce mutoba ari kutahe, n'ubumwe n'ubwiyunge. Nimba ari ibibazo bya economique turakwigisha gusudira, tugushakire n'ibiraka ari kurataha. Nk'urugero abantu bose ari muri Mozambique bavuze bati turi butaha ariko tureta dukora societe ibaza ikanasudira, turashaka kugira ngo mwemeze ko mu gihe cy'imyaka 7 turi kwintegra muzaduha amasoko angana na miliyari wenda 300. Usiko batwabemerera si muzakora akazi tumuzakakora sawa kugira ngo mwintegre. Murashaka kugira ngo ko murabona abandi banyarwanda twarabasize, murashaka kugira ngo tugire amasoko tubemerera ko muzahabwa, ariko muzayakora namwe muyakore neza, gusa tubahe monopole imyaka 7 yonyine. Ngaho ni muzi abantu bari muri Mozambique, nubwo nta wabintumye ako kajinga muze mukanegosiye, nzabafasha kubavuganira kemerwe. Ariko ikibazo barajyariya bagahita batangira kwifatanya n'abashaka gukora politiki bigishijwe nabi z'amazuru bigishijwe nabi n'amoko, ibintu twarenze. Niyo mpamvu u Rwanda nta munzi ziriho ko nta muntu uri menase. Suko naba bataha bakubwira ko nta muntu uri menase. Nk'urugero nta gace katitaweho. Abantu benshi bakunda ko barabacengeza, abantu bihangane bakunda bavuka wenda nkaza nko muri Gisenyi na Musanze, bihangane manza statistique wenda nzibeshyemo, ariko ndamutse nzibeshyemo bazaza bakankosora ntago babigira urubanza. Ariko Musanze niho hari umudugudu w'abatishoboye wa miliyari 9 z'amanyarwanda. Ntago wavuga ngo ubuyobozi ngo bwa Rusororo ngo bwabandonye Musanze, no. Ahubwo se so mujyi wa kabiri n'umwana wa General Omega arakubwira ati ngiye computer yanjye habayemo akabazo ntiyangiraho, barampamagara bati kutaje kwitwara. Bivuze ngo nta muntu, nta bwoko, nta localité, nta gace kari marginalisé. Bityo nta buhunzi bwemewe. Nose uretse ubuhunzi bwemewe inclusive, kamubwira ubuhunzi bwemewe n'ubwa politiki. Iyo ugaragaje ko ngo Rusororo ngo yarira izakumena umutwe barakwemera. Ariko uri kuvuga Rusororo, ariko ugomba kuba ufite iyo uri kuvuga Rusororo uba wazimije cyane. None se kuki utekereza ko ari kwirimbira kuki wahora wamaguza abantu b'abagabo se bakoze ibikorwa byagutse ugahora wamaguza. Reba nk'urugero nkoze ikiganiro nkakirangiza mvuze FPR inshuro 30, ntiyagutumye nturi umuvugizi wawe gusa wabura umu. Ariko ibyo muri communication ntago ari sawa. Ariko uvuze Rusororo burya, iyo uvuze Rusororo umuntu wese amenya icyo uvuze. Hari umuntu utekereza kwirimbira rero. Aya umuntu uko nyumva iyo mvuze Rusororo amenya icyo mvuze. Kwamenya ko ari kwa mwuka mvuze. Menya ko ari kwa mwuka n'abantu b'abagabo cyane. Nuko rero nta muntu wahagarara mu Rwanda ngo avuge ngo agace kanjye kare marginalize. Wenda umuntu aravuga shanga mu bucuruzi biri kuducanga, ariko bikucanga we Musanze bikamucanga, Rusororo bikamucanga, biri rusange. wavuye harya His Excellency yabagahe mu nkambi ya Nyakivara. Wavuye Nyakivara iyacunze n'abajya muri Mushike na Miki agashya, wavuye ibujumbura iyacunze nabi arashya. Mu yandi magambo u Rwanda rumeze nka YouTube na content creating. Iyo uhushije views ntawe witakana byakunaniye, wananiwe gukonvenka audience. Ntago ngurabona nyine ngo chano yanjye ngo hari ukuntu ngo bayihakinze ngo oya ngo barayiro it's fair, byangira umwe nkuko byangira undi. Hari uwo byanga mu myaka runaka, mu yindi myaka bikanga cyangwa se bikemera. Urumva nta muntu wagira views 100 ku munsi ngo ntazasubira ku 10,000. Twamaze kubona yuko ariko bikoze, nta nuri ku 10,000 utagira 100,000. N'u Rwanda kandi ukabona nuko nguko ukoze biragenda, upfa kuba uri kujyana n'imirongo migari. U Rwanda abanyarwanda bashimye kandi bahisemo. So rero hariya muri Kongo bafite ibyo bibazo byuko
ubuyobozi ni bubi. Idoha nta na rimwe bajya bicara ngo baganire ku bibazo byatumye abantu bafata intwaro, bo bicara baganira ngo sovereignty, ngo muri gukorana na bariya, ngo withdraw toto withdraw, ibintu biri aho ngaho wagira ngo abantu bari kubikora ntabwo bigeze biga geopolitique cyangwa se even ubuyobozi. Kandi ushobora gusanga harimo abantu bafite za doctora ngo muri administration na politique. Mukanya wari uri kuvuga ngo kubwo ubuyobozi butsikamira cyangwa bukica abaturage, abanyamurenge n'ubundi ubu ngubu turi kuvugana iminembwe bamerewe nabi. Ese ubundi kankubwira utekereza ko n'Imana yagushyikira n'ubuhe buyobozi bwashyize abaturage bashinzwe kwica abaturage bashinzwe kwica abandi baturage bakabaha intwaro, ubwo buyobozi bukarambaho? Uwo nzi wabikoze bwa mbere ashaka ko atari wa mbere, ariko ngewe nibuka ni Habyara wandi nakwiye, ntabwo navuga izina rye ryose kuko ntacyo namuriyeho. Yaranyicishije gusa ngeze, yatumye ngera ikibumba korera mfata, yica umusaza wa mama turyamanye ku buriri. Ubwo urumva rero mufitiyemo injari, ntacyo mugomba. Ntabwo navuga Habyarimana ryose ngo ndirangize, ni Habyara bashyizeho ku buyobozi bwe, ku ngoma ye hagiye intera hamwe zica abatutsi bazirebera. Undi muntu wa kabiri wabikoze uri mu marembera ni CNDD-FDD ishyiraho imbonerakure. Niyo mpamvu mvuze ngo CNDD-FDD must go. Mushaka abasirikare, inzego z'igihugu arizo zikora. Uwa gatatu Tshisekedi ashyizeho Wazalendo, ikirwi iri gutemagura abapatriote. Jean Claude Mubenga ari muri Amerika arimo avuga ngo ngwengo icyo nkundira Wazalendo, ngo abasore ngo mujoininga Wazalendo, ubwo n'umumobilisateur, ngo kubera ko ngo Wazalendo ifasha umuntu ngo ari umututsi, ngo ikamukekamo yuko akorana na Kagame, ngo batamuguwa ngo bahita bakataho ngaho ngo siri place. Uwo Jean Claude Mubenga ejo ugasanga ahagararanye na president. What? Hari n'undi mugore nawe wavuze ibyo bintu avuga ngo nibajya ngo baviora ngo umuntu ngo Igoma, ngo nabo bajya kuviora, ngo abari muri Canada ngo bajya kuviora ngo abashiki ngo n'abana bayoberewe na Colonel Nanga, ngo muryango ushaka kuba muri Canada. Abo bantu barangiza ukavuga ngo nimba mvuze ngo u Rwanda rurinzwe n'Imana, ngo igomba no kurinda Kongo. None se inayirinze abayirimo ubwabo ari bo bayisenya cyangwa bayitera cyangwa bayirasa? Ikibazo rero ni ukushaka kwexportinga iyo ntambaro yijyana mu Rwanda. None se u Rwanda kuba rwarahisemo gukora ibyo rwakoze ntibyaruvunnye, ariko uzi gufungura abantu bakoze genocide ukabajyana muri quartier abo bayikoreye batuyemo, uzi gufata uwo mwanzuro uburyo ari sacrifice. U Rwanda rwageze kuri riva abantu basigaye bashyingirana, none bakaba baratangiye gushyingirana. None iyo sacrifice abantu bamara kuyikora, ngo ngiye ngo nzahagarara Goma ndasi Kigali, ngo kubera iki se? Ngo mushaka kuba mukorana na M23 uranzi ukamwe ko wize hakabura Tshisekedi yambunde yari. Donc wowe ufite ibibazo imbere mu gihugu, abo bantu b'abaturage baba bakorana n'u Rwanda ubifitemo uruhare, wishaka rero kumva ko igisubizo ngo ari ukujya kurasa mu Rwanda, ngo ni ukubera kuko weho banze ukemura ikibazo wateje muri facette zacyo zose. Icyo kibazo gikemure. Nimba ari uguhindura ubuyobozi, nimba mukora dialogue nationale, nimba mukora kuko nabagira inama ndavuga ngo mukorere tihuriweho, icyo bita guverinoma y'ubumwe, niba yikore iyo guverinoma y'ubumwe ishobora kutayoborwa na Tshisekedi. Ni ibintu bazemeranya hagati ya Joseph Kabila ku meza, ijwi rye ringana n'irya Tshisekedi, ringana n'irya ikintu nabonye Martin Fayulu, ringana n'irya bariya ba Adolphe Muzito, bakicara neza nk'ibigano byabaye mu Rugwiro uko byari bikoze. Ikintu nabonye kizakora ibyarusha habaye n'ibigano mu Rugwiro za 9 kangahe. Ibi bintu byose duhagazemo nk'abanyarwanda byahawe umurongo, hari buri umwe. Ikintu kizakunda ni ingabo Armée révolutionnaire zirangabo iriya ya M23, ariko ni ya M23 nagize ingabo za FARDC. Ariko no kuvuga ngo ni gisirikari, ni impindura amatwara mu gisirikari cyo muri Kongo, kuko ntago ujye ubona se ko abenshi mu bakongomani mu basirikari bo kwa Tshisekedi bo muri FARDC ba joininga. Ugeze kubaza rero ati M23 yafata Kinshasa, umuzungu aramutse akunda abanyafrika yayireke gafata Kinshasa, ariko ko umuzungu azi neza ko M23 ifashe Kinshasa, Kongo yose yaba nk'u Rwanda,
kandi u Rwanda buri utagira ngo baradukunze kuko nk'urugero hari ibuye riri mu Rwanda nta n'akavungukira watwara utaduhaye yacu umva nta n'akavungukira watwara utaduhaye yacu kandi ukaduha amafaranga yuzuye ariko Kongo abazungu banezezwa nuko amabuye basa n'abayayorera ubuntu baprofitira mu ntambara iyo bari kurwana nibwo bayayorera ubuntu none hayagejeje mu Barabu bari mu Barabu iyo bari kurwana nibwo bayayorera ubuntu ibuye ubu ngubu Tshisekedi yavuye mu Barabu ubu ngubu niho diriri ariko nabonye wona ndayishimiye nabwerega akabwira ndayishimiye na Tshisekedi na timu zabo ntabwo mvuze bo bonyine nta geopolitique bazi geopolitique bayumva amatangazo ya mu gitondo ubona se urugamba kandi ayo manza zamo bakiryana batazarutsinda batsinda bikize hari urugamba rudatsinda nese byara yararutsinze erega iyo warangije kugira kozi iri bizarre iri genocidaire nta gutsinda nese nega iyi si in the end irimo n'Imana ntago ari utajyana ibyande bavuga ngo ninde uyoboye isi ubwo bashaka kumikarisha kari satani isi ni y'Imana n'abantu bayirimo n'ab'Imana mu bumana rero nyizi kuki sibanza kureka abantu bagapfa nese ubwo Tshisekedi ashaka kugira imbaraga ziruta za Hitler yaje kujya mu murongo nk'uwo Tshisekedi arimo ntago byamuhiriye yari afite imbaraga zirenze izo Tshisekedi afite iyi si amateka wagira ngo hari abantu batajya bayasoma iyo utari mukuri watsinde amezi 3 watsinda umwaka ntago watsinda byiteka Kongo ikora ndi makosa ikareka gukururira u Rwanda mu bibazo byayo ishaka kugira gute kurugira umwanzi warwo nkurugeye iyo nza kuba Tshisekedi niyo nari kumenya ko RDF ifasha M23 nari gukomeza kubana n'u Rwanda nk'uko u Rwanda rubanye na Amerika tuba tuyese ko bavuze ngo genocide Rwanda gupfobya ariko tukomeza tukabana nabo cyangwa mu Faransa turakomeza tukabana nabo nko kuvuga iki Tshisekedi yashobora gukomeza kubana n'u Rwanda bese akabanza akibwiza ukora akemera ko babaye banafatanye collaboration byabiturukana nuko hari common interest yitwa FDLR ahubwo bakavuga ati nk'u Rwanda reka dushyire imbaraga hamwe tuzifokarize kuri iki kintu cyitwa FDLR ariko ntabwo aribyo bakoze so nuvuga ngo rero wese amaherezo yabona birababaza nje birambabaza iyo umuntu arimo avuga ngo ari kurwana kuri sovereignty nationale abaturage bapfuye imyaka 30 bameneshejwe imyaka 30 ndetse izo mayimaye na katanyama zabicaga zifatanyije na FDLR agahita zigira umwe mu mutwe w'igisirikare cye adashaka kugira ngo bajoining nuwango abanyamurenge ndashaka kubaza nibyo ari wigeze yumva bicaye bwa ngo abanyamurenge bapfuye kuva 8 bishwe nande wigeze ubona bagana icyo kiganiro wari wabona bakiganira bishwaga nande bakaza buri wese akatanga ukuri imbunda zahawe abafurero cyangwa ababembe baze kutwica zatanzwe n'umujenerali bita kanaka colonel kanaka yari hawe odanande gutya na gutya ibi bintu bimeze ukunuko none biragenda gute naga abazungu bajya b'intervena muri kote itari mu inyungu ubu se FCM Ventura ntiyirirwa itaka ubu si minembwe ntaga abanyamurenge bari kwicwa kuki community internationale zitajya zivuga kuki zitahaguruka ibyo ni ibitanga igisubizo kivuga ngo abanyafrika nitwe tugomba gukemura ibibazo byacu kuko abapfa ni twebwe ntagara abazungu kabiri umuzungu yadufasha kwihuza ariko ibyo kugerekaho menace muzabwire Marco Rubio na Trump ngo aho muba mwarengereye ubwo nari Européenne njya mbona ivuga ngo bafungure bakanaka nabandi ese iyi ntambara yo muri Kongo si business ubona izashyirwaho nande bakavuga ati this is the end intambara ya Kongo abanyafrika bazagenda uko bapfa bazagenda biga ubwenge byatwara imyaka 100 bapfa bazagenda biga ubwenge kugira aho bazicara bakibwiza ukuri bakavuga bati ubundi ninde wayobora ninde ubishoboye ese niyihe vision igihugu kiri ubwubakireho ese ni gute abanyagihugu bose babona ku byiza by'igihugu muvuga
ariko uzi intambara His Excellency iyo abantu muri kuganira muri Gobyore bakubwira wenda ukangara kubivuga kuri mikoro kwenda ubutazi abantu babifata gute ariko iyo kwihorera yo yaravuzwe abantu bavuga ati reka natwe tubamariremo urusoro His Excellency atugumwa murushije icyabo ngabo nuvuga ngo uzi urugamba yarwanye avana abantu mazu barayabohoje iyo mu rugo yabagamo mu majoro aravuga ati ariko se muraza mu mazu y'abandi mutubatse mukayajyamo ubwo mwamutandukaniye na Habyara umuntu rero warwanye urugamba zikagiye guhita afata ibitaje urabyibuka ukuntu nawe kabare bajya avuga ukuntu ngo hari ngo umutipe ngo wari wagenga nimba ari mu majoro simbizi ngaragenda afata beneri ngiyi nizankura n'abahungu banjye baramubwira ati ko se urafata banki nationale y'igihugu uje kukiyobora ngiyi nigukwira His Excellency ati byo mureke none se ubwo ugira ngo ntari gihe byari kuba umuntu akaba muri iyo banki nationale ngo kwera ko ngo yaboho igihugu ngo yarwanya ahantu hakomeye ngo yakoze urutaro rwa danje igihugu nacyo cy'u Rwanda cyo uyu munsi kikaba kimeze nk'igihuru yes byarashobokaga iyo tutagira umuyobozi mwiza cyangwa ubuyobozi bwiza no kuvuga ngo na Kongo rero ikeneye ubuyobozi bwiza ikeneye vision ikeneye kugira igihugu aho buri munyagihugu ndakubwiza ukuri nge sinzi uwari we iri jambo ndeka ndivuge nzaryisimamira nge sinzi impamvu nkeka reka mbyite gukeka ntawe nzi ngo mbihagazeho by fact sinzi impamvu nkeka ko hari umuntu umwe mu bari babohoye igihugu wari gufata iki gihugu umwe ntazi uwari we ako niba umusirikare utazi sinzi uwari yari kuba ari we wari gufata igihugu yakiyobora ugasanga ari ubwoko bumwe bwahawe umutungo wose w'igihugu nibwo buri kurya bwonyine cyangwa se akavuga ati abo twazanye nibo barya bonyine ariko haragenda numva muri Gobyore abantu ariko kuvuga ati tuwagira ngo ahubwo ababikoze nibo bari kwibere cyane nanze kubivuga ibi bintu cyane kubera iki nshatse kwereka uburyo tuyobowe n'umuyobozi uvuga ngo bose baryeho ku buryo abadafite viziyo afite batangira kubigira ahubwo beef wanze kutuberekera ngo twihorere wanga kutuberekera ngo twifatire amazu tuyabemo tuyabohoze none nizi myanya kuzibaha bamwe kandi bakunda kwedete ngo nizi myanya kuzibahaye ko bari gucuruza bakagira amataje ageze mu kirere ko tugira umuyobozi uvuga ngo uzakora bikamuhira kandi akaba abanye neza na Rusororo uwo tuzagendana kandi uzabitambika azisanga South Africa kandi naba atasenze neza Imana y'u Rwanda ikamureba nabi azisanga ikamba mu ijosi kuko ngo nta muntu uzarwanyira u Rwanda niyo yakiruka akagikantarange umuvumo uzamukurikirayo ubona ro kubera iki ntazamenye ikimukubise nuko u Rwanda rufite Imana nabo kumera z'isi bose rega ndi gusenga babonye agakiza kacu bati koko uru Rwanda rufite Imana niyirirwa handi ikaza sigaye yirirwa mu Rwanda ikanataha mu Rwanda ibindi bikabikora kuri wireless ibindi bikora kuri bluetooth abantu bamwe bari bajije ahantu yari yagiye muri jenoside u Rwanda rwayoborwaga n'ingegera u Rwanda rwayoborwaga n'ingegera rega Imana ntabwo turi ahantu hayobowe n'ingegera nezi nubwo bangira irahara satuye hayobowe n'ingegera ububangiza ahantu hari mugani wawe ngire abantu banumvisha ibintu byinshi hari umuntu numvishe umuheza nguni nago ndakubwira izina rye ariko aba muri za Mozambique we aravuga ngo ngo abantu bo kwahabya ngo rehabyare babyari maniste sinzi ko abita ngo we n'umuparime hutu ndumva afite igice kimwe n'uwitwa Mukanyiko ntibavuga rumwe mbese kuba madamu wa Habyara yavuze barakaye basizoye bati nuvuga ngo nabo ubwabo hagati yabo ngo ntago babyumva kimwe ariko kubera ko mbumva bose hari detail yampaye ndavuga nizo ndazifata nka fact ntago kuko fact is a fact uwabayizanye wese arimo avuga uburyo Habyara yoboye nabi navuze ntimva nubwo umwanzi w'igihugu ariko meme ni montre cassé divre des fois par jour avuga muri 85 uburyo Habyarimana yayoboraga yewe we ngo ntago wabaga wemerewe kuva muri commune imwe ujya mu yindi warwara ibitaro biri muri commune yindi burugumestre akaba wenyine uri buguhe jeto yo kugira ngo usohoke muri commune kandi ukarinda upfa utageze ku bitaro harya niho yavugiraga ya speech abanyarwandakazi namwe Cyangugu harakabaye inkotanyi ubu nanjye
nari kuba ndi ku buryo diaspora nge yabivuze ndabyumva Mebutu atemeranya na Bahabyara none amfasha kumenya uburyo Habyara yari mubi. Ndavuga ni rero ibyo nari mbikeneye kubimenya. Ariko bira biganiro kuko nari nzi ko yayoboraga nabi ariko nago nari nzi ko byari kuri urwo rwego. Bino biganiro umugore wari kuza gukora arimo nibajije ibintu bibiri. Ndavuga kubera icyo ajuba. Ese kurumva ari kuvuga ari gushaka kwerekana kote nziza. Jarike hari abantu ngo bamubeshye ko bamutera bakamushyira ku butegetsi mu Rwanda. Ajya avuga none Kisekedi Jarike donc Jarike Habyarimana niko yitwa. Hari n'uwitwa Leo Habyarimana donc mu bahungu ba muto mu bana Bahabyara. Uwo mujarike ari yasiwe muto. Simbyibuka. Nibuza muri social media. Yemba mbona afite urutwe rwakora muzika ahubwo azajye muri rap. Kore rap y'umujinya. Mbona atanyobora. Ariko ntacyo ubwo we wasanga we yayobora ariko abyumva. Aba rukuntu mujya mbona skin head ye nkavuga ni kwagira ngo uri Frank Joe nako uri Joe harya undi Joe muri Amerika bamwitaga nde. Avuga ni ko usa n'umusani wagiye mu busani. Umuntu ateye agasore ngo munsi ariko sinzi niba ari muto cyangwa se atari muto. Munsi bahanura papa yaravuze ati kwayiciye mu rugo noneho bigenze ute. Timuzehe kwayiciye mu rugo. Oya wayoboye nabi wanayicyura mu rugo. Biriya bintu ari gukora rero tabigira wenda n'urwenya. Hari abantu bakunda kuntetaho. Ngo yango ni mukajokinga ko kurupfu rw'umuntu. Mu rupfu rw'umuntu se abo yishe ni bakeya cyangwa yayoboye nabi kuyobora nabi kwe niko gutumye mpfira muri Kongo mu Kibumba. None se Yohana twari turyamanye ntiyapfuye saa 9 z'ijoro saa 10 bakaza kumbyutsa ngo yapfuye nabandi ubwo rero waranzwe ngo ni yego ntago njyana na jokinga kumfu z'abantu ariko rwose ninde wigeze ubona arira ngo Osama bin Laden ngo yapfuye wigeze ubona ari umuntu wagiye gukora ikiro ati ese wigeze wumva icyo kibazo bakibaza His Excellency bari kumubaza ngo kubyuruko by'indege yarabaje ngo yaririmo iki yaravuze ngo ese ko yako niko nibuka bamaje ngo hano indege yarabaza ngo ariko iyo ndege yaririmo iki ubundi oya nige bamubaje nani umunsi basubiza icyari kirimo ko bari kumubaza kubyurupfu rwaravuga ati ariko buriya ko twese twari kurwana buriya kibari nje barashe iyo bari nje barashe muri kubibaza uvuga ngo twe twaturi kurwana buri muntu wese abari umukandida wo kuba yaraswa dore ko yanayoboye nabi so rero hari ibintu abantu baba bashaka kuzanamo utuntu ukabaza ukuganisha igitekerezo cyawe ngo urumva oya nta nubwo wenda naza ngo mbizindukire mvuge n'iki ariko mu Rwanda rwarewe n'imbwa bamugana perezida ruyoborwa nabi butwi kanuni none uruza no kubona ubuyobozi bwiza none umudamu umwe yuzuye umwuka wera araririmba ngo ni intumwa y'Imana sa n'uwavuye mu ijuru yatumwe ku banyarwanda na Kitoko yaravuze ngo nguri impano y'Imana yanduhaye none abandi bakabizanamo ibintu by'inkirigito zabo na bifu zabo ngo bashaka gukora amapolitike batanashoboye uko mba mbibona ariko iyo umuntu ayoboye neza biragaragara iyo umuntu ayoboye nabi nabwo biragaragara ubwo none natangiye kwereka uburyo uyoboye nabi kandi arijya arwanya uyoboye neza Kongo ikikeneye n'ubuyobozi bwiza nk'ubw'inkotanyi babubonye urenze Tshisekedi Imana bakabubona no umuyobozi ufata igihugu akagiha icyo bita vision nk'urugero ninde wakana ko u Rwanda rwagize vision ariko rubonye Kagame u Rwanda nta vision rwagiraga ariko buri muntu wese wenda barabyandikaga ariko uyu munsi nibwo abanyarwanda bicara bakavuga ati tuza aho twerekera sasa none umva washaka no kuvanga ibintu umuntu agahita aza kuvuga ati we Nyamanza aho ntago ariko twerekera nuba ngo vision buri muturage wese arayifite gutyo buri muturage azaho tujya kuko intore zirusha intambwe yagize gute yaravuze ati dore aho twerekera ni hariya njye navuga n'umuntu wari umudepite 2003 aratubwira ati twe ubwo batubwiraga icyitwa Vision 2020 ati twarasohotse uburese akatanga undi muri salo yo kavuga ati kariya gahunga ibintu kazanye atera n'amava muhira ati kariya biriya bintu nyine bumvaga ibyo bitazashoboka aravuga ati ko twagize kugera 2016 tuvuga ati ahubwo bya bintu nibitoye ubundi we niwe muyobozi Abraham Lincoln yaravuze ngo a leader is someone who makes you dream more become more and achieve more
nk'urugero Rwanda iyo ruyoborwa n'inzererezi iri aho ngaho wenda nk'abo bavyitwa ryarije ntago twari kugira u Rwanda aho umunyarwanda aba yicaye Kigali Kisekedi yavanga ararase Kigali ngababirigi ngo risasi moko ngo risasi moko na detruire Kigali ugiye ngo nicyo bita leadership buryo gikomeye tubiwe na Vigitware Kisekedi akavuga ngo risasi moko abanyarwanda bahunga ariko kubera ko tuyobowe n'umugabo aravuga ngo risasi moko abanyarwanda ariko nguriya muntu abahazi leta bimwana kandi Kigali bari butere icyo gisasu ni hari ariko agati none se ubwo wacaho umusaza ariko urumva umuyobozi wacaho umusaza ariko uwo ni umuyobozi ntago rero baza kuza kwambara ubutenge mvuga ngo uraza kumukoronga umushyira mu kanwa kawe ntago ngo bajya bakina munazita abasirikare be Kroshare undi ngani umuntu ari kwita abasirikare be Kroshare ndavuga ati iki gisirikare ubundi nicyo nashakaga iki nkinishije nakomerera nabi ndakizeye niki nashakaga wowe ufite abakroshari bahoze ari abakroshari nawe waraje ba Kroshare en chef buriya hari icyo bita ngo commander en chef ari cyo bita commander in chief buriya titre ya Kisekedi ngo ni Kroshare en chef inzererezi nkuru cyangwa ingegera nkuru kakajwe ni wajya akunda kuzana hotel imwe ingegera nkuru none se ufasha abasirikare bawe bise ingegera ubwo rero nawe witwa ingegera nkuru ni ingegera yoboye izindi ingegera nkuru Kroshare en chef none se ibyo bintu urumva ari bizima so nwango Kongo ikeneye umuyobozi ikanakenera na system ikanakenera na vision ibyo bintu bitatu keneye umuyobozi ikakenera system team ikanakenera vision kukindi kuvuga ngo team ukanzanira ngo za IDPS ikeneye umuntu za kubaka icyo bita deep state from scratch ikinyungu gihari cyo tacyumva ko hari abantu bahitagiza na mitiko u Rwanda rwamaze kubaka igihagararo ku buryo bibaye na ngombwa ko impamvu za politike RPF ntabari yifata ubuyobozi bwa presidence ntabari igira ari domina mu nteko ikazabigarukamo nyuma ya mande ebyiri runaka igihugu cyakomeza kwa cya gihugu nubundi Kroshare en chef ashaka gukina kigahita kibwawe nubwo igihugu cyowe na PS the way toka hapa kubera iki hari noneho ya system nwa hari muri Amerika ntago ikigira igihanganye Amerika ari abarepublicane n'abademokrate hari system ihari y'abagabo batagaragara imyaka byibuze bari muri CIA bari muri Pentagon hari abagabo bafite imirongo bashyizeho igihugu ku buryo wowe utaburi president ngo bizambye kandi barakopereza Amerika ajyaho hari mission ubizambye ute ko Kennedy bamurashe igihugu kigakomeza kikabaho barakurasa ibyo bishatse kuzambye barakurasa so rero ahariya Kongo wakomeje kuyimbazaho ikeneye abagabo batekeza hamutabazi bakabaha imirongo bakoreramo ibintu kuko nta gihugu bafite no bafite igihugu cyiza ariko nta buyobozi bafite nuvuga ngo u Rwanda ni igihugu ntuzavuge ngo Burundi na Kongo ni igihugu ni ibihuru hari iyo uhushije kuba igihugu ubigihuru bira ni ibihuru biri legitimate bifite idarapo bifite n'abavugizi muri UN ariko ntago bujuje what it takes to be urabona Imana yabwiye yakase ingobyi a garden u Rwanda it's a garden oya Burundi niyo Eden u Rwanda it's a garden it's a nation noneho ngo ariko ngo ahandi hose ku isi hari huzuye icyo bita bush ibihuru there is a difference between a bush and a garden nimwe yonyine order just order garden iba yarateguye iri ku murongo ordre ibi kandi mbivuze bitanera peace abantu babareyo bari kurya ibitego byinshi babwira ngo ntimukavuge ngo aperi barusha amafaranga gusa kuki barusha na order mu miyoborere bityo rero wabaha amafaranga akubye kabiri ayo APR ikoresha ku mwaka ahubwo Rayon Sport yasenyuka kuko bagatanu ugereranyije no kuyagaza uyu munsi so the important icyingenzi foundation
Rayon Sport mufite vision nk'ikipe. Kabiri, ese mufite umuyobozi. Gatatu, ese mufite system. Ibintu byanyu biri orderly. Cyangwa umuntu araza akabatera inkunga ya miliyoni 100 mukamusingiza nawe agafata amafaranga yavuye ku mahoro yakubise yuzuye bakiniye APR agahita yashyira mu gikapu kayatahana. Ese nawe ujya wemera ko ibintu biberwa n'abasirikare baba ku murongo? Ndabyemera. Ibi bintu mvuze byabayeho. Amakuru nayakuye mu nda y'isi cyangwa n'abamotari ngo hari igihe wo ndavuze w'umuherwe wa Rayon Sport ugitera inkunga kayigurira abakinnyi ngo bigeze ngo kugurisha umukinnyi niba ari muhaji niba desinze ntaga amazina yabo mbanyazi ngo ayo mafaranga ari mu 50 by'amadolari ngageze kuri konte perezida abwira abagomba gusinya kuri konte ngo munsinyire ayo mafaranga ajya kuri konte yanjye maze iminsi ndi gushora muri Rayon Sport. None se ushoramo nta hantu wasinye nta masezerano twagiranye ku buryo n'uburyo ayo mafaranga azakugarukira bifite order kandi baravuze ngo uravanze kuko bikundira Rayon. Bari kubafasha ngo in the end ikintu cyose kugira ngo kibeho gihagarare kigomba kuba gifite ubuyobozi bufite order bufite vision. Kandi wimbwira ngo igisirikare none se ikipe zose zo mu Bwongereza ziyobowe n'abasirikare. Ikipe ishobora kugira order atari uko iyobowe n'abasirikare. Ishobora kugira vision atari uko iyobowe n'abasirikare. Musanze ntimujye hari umuntu ukiyicika yagiye Musanze. None se byabaye ngombwa ko ibanza kujya mu musirikare. Ariko yaragerageje ubwo navuga ko yagerageje. So order Congo ifite ikibazo. Okay, tekereza Congo nka Rayon Sport. Utekereze APR nk'u Rwanda. Urahita wumva context. Congo ibyo yakivugisha byose ngo ifite mukeba yitwa APR. No, Congo ifite mukeba yitwa Rwanda. Cyangwa se Rayon Sport kabandi ifite mukeba witwa APR. Ikibazo kiri hehe? No leader, no system, no vision. Ibyo bintu bitatu. Ibyo rero nimba bibahabaye imyaka hakaba hari abari kubipfiramo bagomba gufata intwaro bagakora icyo bita liberation na revolution biri legitimate. Yego ati nuko bifata cyane ariko Amerika yamanuye abasirikare bayo baje gutyaza FARDC ngo ijye kuba kimwe mu bisirikari utekereza komeye Amerika cyangwa se kamvuga amazina y'abagabo ari Trump na Paul Kagame ninde wagirira neza ko akayifasha gusubira ku murongo uretse ibintu bigira nabi. Trump usabitaye kaje gutwara amabuye ni perezida w'u Rwanda. Impyisi iwanyi na kurya kurundarunda nje biriya bintu bigira nago nabyigira kuri Paul Kagame ahubwo namugani nushaka udukolonize mvayo wowe udufashe gushyira ibintu ku murongo. Nubundi Amerika twari buyihamabuye nka yihera u Rwanda kuko Amerika nuyamabuye izavuga iti nibishwambuka nzigendera ariko u Rwanda nuruha yamabuye ruzavuga atari ko kuko ngo yanaduhaye amabuye uwayirinda nk'uyirinda ko buri yuwasambaguza Kongo yaba ari twe uwo mutekano muke waza kurangira uji wacu. Sinzi mukumva iki kintu. Ari umugabo nyankoresha ibiganiro ugisobanura ibintu by'amateka yo mu mizi. Yarambwiye ngo isi yose imanuke ibihugu bigenda uti agendeye mu mateka yo mu mizi. Kongo ibintu byayo bizajya ku murongo nibumva perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Nanjye nubwo ntaza aho yabikuye ariko si byo mvuze se nanjye ni ukuvuga ngo ntacyo bimara. Reka nkwereke nk'urugero doctrine ya Monroe ariyo Trump bavuze ko ashobora kuba atangiye kwinjira mu bwo yateruraga Maduro. Doctrine ni perezida wa Amerika witwaga Monroe yashyizeho icyo bita doctrine Monroe cyangwa se cyaje kwitirirwa doctrine Monroe. Aravuga ngo nta mpamvu ko Amerika ijye kurwana muri Taiwan naye iyo hirya mu Burayi inyanyagize mu isi. Twebwe tuzareba zone d'influence ya Amerika ni iyihe. Amerika Latine nta muntu uzayikandagiramo atatubajije, nta muntu uzajya muri Cuba atatubajije, nta muntu uzajya Venezuela. No, Amerika Latine, Amerika du Nord ni control Amerika du Sud cyangwa se babane muri perfect harmony. Hakuriya nyine M23 yavuze ati nyine dukorana n'u Rwanda ariko ni collaborer. Nyine Amerika ikorabore nta bya bintu bya na South America ku buryo nta mwanzi uzaca in the back door ya Cuba, Venezuela, Panama and everywhere.
ariko na Russia nayo zone d'influence yayo ni Uburayi. Namwe mu bagenzi uko mushaka nimutwara Ukraine birabareba. Uburayi namwe mwimenye. Akaruta kandi kanako kagira guteka kamenye uko kashyira ibintu ku murongo mu buryo runaka. China nayo Taiwan namwe mwimenye. Nimba ubwo Buhinde bubegere namwe muzabayobozi ngo n'icyuma ariko buri wese nafate ukuntu nabibonye Ubushinwa buti dushaka abanyeshuri kuri segonderi bateraga urwenya ibiganiro bya ko nta n'urwenya bashyizeho ngo umuntu wese nyine bafite texte mugakora muri groupe nyine mwajya ku expose ngo umuntu wese afata agace ke nyine akaboroke ubyegeranye ariko nabyumvisha urumva Abanyarwanda baratebye Ubushinwa buti turashaka Taiwan kubw'umutekano w'igihugu cyacu Amerika ati Greenland kubw'umutekano w'igihugu cyacu Uburusiya nabwo buti donc buri muntu wese afata agace akaboroke Ukraine kubw'umutekano wacu akaboroke buri wese afata agace akaboroke ariko ke agace ke akaboroke ubundi ikinyarwanda kirakomera giteye ubwoba Minisitiri w'uburezi na Minisitiri w'uburezi byanditse kimwe nuko dore ko mutacyandika mushyiraho amasako Minisitiri w'uburezi n'uburezi byanditse kimwe nukore pe kandi ngo muri Genesis ntago bazantumira ibi talent yo gusetsa ni ibintu twavukanye abarezi family intara ni bizarukundi ibintu bisanga nk'amagambo atatu yose yandikwa kimwe ariko akagenda ahinduka bitewe n'ikigiye kuvugwa. Ubu ngubu turi kuvugana none aha kwa mushuti wawe Neva byongeye ibi bibazo kuri Ndadaye International Airport. Shaka se kwita ngo ngo Neva Airport. Ikibuga bakijaminze. Bakijaminze. Ubu nta ndege iri kuhagwa. Sinabyo nakwenga umuntu abafite igihuru. Ngaha azagira ujaminga no kuri Kanombe reka nukuri. Cyumva kuba utari umunyamerika uvuga abo duturanye niyo wakisiga Kamurari jamingo tari kwe Kanombe nta muntu urajaminga jaminga bene wanyu ujaminga gutari no ku nkombo ni wahajaminga wabanze suka jaminga ahari wa mugabo musore muremure uramubona uri wawe ndi muremure muri Benere wajye ukajaminga yose ukabanza bakabanza bakakujaminga ari wowe ntabwo byakunda ntabwo byakunda iyo igihugu reka kiri ku murongo ahantu hose usanga ari bizima sinzi nimba ari we nabibwiye ubushize navuga ngo ntabwo ushobora kubaka igisirikare gikomeye uyobora nabi biriya bintu gisirikare bavuga ngo ndafata miliyari 5 nushaka gufata miliyari 1,000 cyangwa 100 one nk'urugero wigize umwanzi w'u Rwanda ugafata miliyari 100 z'amadolari ukazishyira mu gisirikare cyawe ukagura intwaro za miliyari 80 z'amadolari RDF bishatse kaza kuzitwara mu byumweru bibiri kaba yazigejeje i Kigali ubwo se ufite iki ntabwo rero barabanza kuvuga ngo gushyiremo amafaranga mu gisirikare kwanza murabizi muri kroshari kwanza amafaranga mushyiramo ibikoroshari binini birahita biyajyana hase mufite amoko mufite inzanga nituvuga ko Kongo wenda igisirikare cyoroshye bano bantu bose baje gufasha ese kamubaze Kagame yabanje kunanirwa gushyira abanyarwanda ku murongo ubumwe n'ubwiyunge kubabarira n'ababikoze bagasohoka yabanje kureka ibyo ngibyo ntiyabikora ahita ashyira imbaraga mu kugira RDF yifuza none se nimbare yifuje 9 kane kucyegize uyu munsi ariko ibyo bintu muvuga murabuze ibyo ari byo wowe ufite abanyamurenge general wakabaye ayoboye ta major witwa Makenga uri kumukinagiza ngo uri gushaka kumujyana Sabyinyo nuwaneza ngo ugiye kubaka ngo nkaradevu nese wayishyira mu bande kandi bamakenga babajyanye Sabyinyo vuga nta wagorora ikijumba wowe banze umenye ngo ibibazo byawe biri mu buryo ibintu byawe byubatse biri mu mizi yego none wowe uri guhita ushyiraho no kurwana n'umuturanyi wiyubatse ufite imana imuri inyuma ufite abaturage bari basenyera umugozi umwe gusa uwo muntu uzamushoboza nyine mutaba ikibazo cyane cyari kimeze gutya Kongo tuvuge ko igisirikare kijegajega fata bino bihugu byose reba Igoma bari kurwana bakubwira ko hari FARDC ntago igisirikare kijegajega Kongo niriho nta n'igihugu bafite ahubwo babishyiramo ko bagifite none si ibyo bihugu byose
byaje kubafasha ndabizi ko byanarashe ku Rwanda jewe nanaganira n'umuvugizi nagiye gukorana umuvugizi wa FCM 23 Dr Oscar Barinda ikiganiro twagiranye yaransobanura namwira anyereka ari kunshushanyiriza uburyo bari bafashe FDLR bayishyira imbere bayishoreye nk'igiye kuza mu Rwanda ese nitubizi zira ntwaro zari Goma bari bashatse gushorera FDLR ize mu Rwanda noneho rebe zira ntwaro zose zari zihari ngo zari intwaro byibuza bashaka gukoresha amezi 6 kandi bari kurwana n'igihugu bari kurwana n'igihugu atari bango bari kurwana n'umuntu bari ibyo bihugu barasaba icyambere bari bafitemo intwaro utakoresha urwana n'umutwe ukoresha gusa ari kuri kurwana n'igihugu bari bafitemo intwaro zahanura indege M23 igira indege wapi zindwaye oya yarazibanyaze irazirwanisha nshaka gutyo okay mbere ya Goma tombe yari ifite indege zamura mu kirere wapi nuwango iyo ndebye intwaro ufite bitamenye ugiye kurwana nawe wowe uje kurwana n'umutwe uzanye intwaro zimanura indege bivuze ngo ugiye kurwana n'igihugu kandi ugiye kwinjira muri icyo gihugu ntabwo yabaye ngo binjiye iwacu abinjiye iwanyu bazanye indege nimba barabikoze donc na rya jambo Yesu yavuze ati ndagucira urubanza ku magambo yawe niyo nafata amagambo yawe it is the mark of an educated man to entertain an idea without accepting it nemeye yuko ibyo bintu uvuga ngo u Rwanda rwaraje rwazanye indege bityo rero nimba ufite izimanura indege we waje gutera igihugu harimo Afrika y'Epfo nk'igihugu navara ko ari cyambere muri Afrika cy'igihanganye oya mu gisirikare ne oya reka tuvuge imibare n'ibimenyetso mugani wa munyamakuru tugendeye kuri ibyo ngibyo igihugu cyambere muri Afrika mu gisirikare na RDF ni u Rwanda oya urabikanisha iki oya none se abo bandi uri kuvuga barwanye he ngo turebe kuri tere uri kujya mu imibare ubuhanganye bw'igihugu nitureba mu mibare barakubwira yuko FARDC ari ya 8 yego nibyo ndeba ikintu kinshimisha nuko kuri urwo rutonde RDF ntibaho ntagizaho nyine ndikukubwira nanjye tugendeye ngo yabayisha imibare n'ibimenyetso kuko mpamvu batayi classifies bakubwira ko u Rwanda nta ndege z'intambara rugira nta n'imbunda nini rugira sinza ahubwo ntumenye ikigukubise mbese sinzi ikintu gituma ingamba z'ubwirinzi zinanira Kongo ifite birabibunda ikavuza induru ayo niryo banga rya muvara niryo banga ubundi tugendana neza tubwe ngo tugenda nibanga ugira ngo niki none nkibaza ibyo bihugu byose bifashe iminwa y'imbunda indege abasirikari benshi cyane bose baraho bameze urya bakubwira ko byibuza bari yari ntuza esheshatu tufashe ntuziri imbere FDLR bazarindo baraho hafi FARDC irahari abarundi barahari umucancura arahari South Africa bwo nimbira bihugu byo muri SADC na za Tanzania abo bantu bose bashoje intambara ku Rwanda nta nubwo yamaze umunsi abo bantu bamwe banyuze mu Rwanda bamanitse amaboko n'indi nzira bari kubona bakubwira ko Afrika y'Epfo yagiye igerageza inshuro nyinshi kuzana indege ngo na operation ziza gucyura abasirikare babo ntibatahe basebye RDF ifite amasengesho isenga mu gihe iyo iri kwitegura kuzakwakira nayo mbi nuyitera ku mupaka ntumenye ikigukubise ariko ari hari abahungu bari batayo ebyiri abo bantu bashaka kwinjira mu Rwanda barangiye kubinoza icyambere ubipanga bahari